Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro Ikimeza cyo ku itariki zingahe Olivier? Tariki 21 umwaka ukaba 2024 ukwezi kwa Kanama. Ukanama ariko bavuga bavuze iki? Ni ukwanama, byo kwanama ni icyo bavuze. Kanama sena nabankubeshye. Garera bango ni kanama kuna mu izuba byashoboka wenda. Ubwo afite uko babyumva ako nako nagacari nazo dufite nange muze kuturebaho mutubwire. Olivier, tumaze iminsi turiho ku Kimeza ariko twaje twiriwe ubwo ni muri Mutura, ubwo muri Murenge wa Bugeshi. Nshimira abantu twahuye nabo barimo Asoko y'Umurenge wa Bugeshi Senyoni. Ahari rwose tumusuhuza ruga tutikomera cyane batwakire neza. Rwose komerezaho atubwira ko nanga n'umukunzi w'Ikimeza. Ku Kimeza rwose ngo baharaho hafi ari kumva ibintu ko bimeze. Uko turimo tuvangura ubundi twebwe turafata 9 tukarigira 6 hanyuma 6 ikaba 9 nuvangura bicurukira 6 yicuritse 6 ihita 9 ngo 9 6 urayicurika ikaba 9 wayizamura ikaba 6 hanyuma ni 9 iyo urigize uricurukuye riba 6 wayicurika rikongera ikaba 9. So rero niko tuba tumeze iyo turimo tuvuga amakuru akanya rero tugiye kuza mu makuru atandukanye. Se Olivier unahe makuru agezwe mu Rwanda mbere ko tujya mu Rwanda nabonye ejo ari handover zero zikorwa gusa ni makuru nabonye mu Rwanda habwo nkuko ibyo mu Rwanda undi babi usanga nabo birenterese ugibaza impamvu abanyarwanda barenterese cyane ibera mu Burasirazuba bwa Kongo nuko ari byo bibaraje ishinga. Rega wibuke nk'urugero nk'abantu b'Irubavu na Rusizi na Nyamasheke ubuzima bwarahagaze kubera ko ubuzima ntibwahagaze ariko ntibugenda uko bwagendaga. Ugiye muri abacuruzi ukajya muri mu bantu bakorera hano hafi bavuga ko ubuzima butakimeze uko baromeze. Niba umupaka waracaga abantu 55 uyu munsi ukaba urimo guca 4,000 nta bacyuntu abantu bumvamo. Hari abantu batinya kwambuka ko gutinya guhohotera. Ikindi bibuke ko ari nk'umusaza ejo twaganira tuvuga tuti ati impamvu ushobora kuvuga M23 nkanayishyikira nkuko niramuka igiza hitsinda ntago tuzajya kugira ibibazo kuri imipaka kuri mukandara wacu. Uribuka abantu twaganiriye wenda mu kiganiro bazagikurikira abantu bagize ingaruka bwo FDL yambutse ikazi kabicira papa wabo na murumuna wabo ndetse gatwana amafaranga y'uwo mugabo. Uyu nguyu yaravuga ati kuba bari hano hakurya ni ikibazo. Nubona abaturage bo mu Murenge wa Busasamana mu kagari ka Rusura bateganye n'abawazarendo bavuga ngo ntago babatekanye ko bavuga bati nyamara isaha wazarendo yakondo kabona yambutsemo hano iciyemo iraje gute iraducuka ko ati n'undi FDL 2011 yagabi igitero hano iraza itugwaho noneho icyo gihe nta n'imirwano yari hari muri Kongo. Yego. So rero Olivier turaza no kureba kandi kuri ku makuru ari kuvugwa aho tugiye kureba ngo burya abanyaromania abantu benshi bakunze kwita ngo ni Wagner ngo ni Wagner ariko ni Romania muri kuntu imeze barigoma abenshi turuka mu bihugu byo les pays de l'Est ibihugu byo mu Burasirazuba bizi bwise bari abo bizwi bimwe mu byahoze muri leta zunze ubumwe z'Abasoviet ibizwi by'abantu wenda abantu bakunze kwitiranya n'aba Romania nibo bitwa ba Russia harimo n'aba Bulgaria. Romania nibo nigeze no kubona kuri televiziyo y'igihugu barimo bataka bavuga ko ngo M23 yabagoteye. Urabona M23 kimara gufata ino mihanda yose ya Mushaki ifashe za Shasha barimo bataka babatabariza abakongo bashize kuko buriya ngo n'umuyobozi wabo babazanye bari aba Romania buriya bari n'abasirikare bo ntago ari kuvuga ngo ni n'abacanshuro gusa ni instructeur oya nabo noneho leta ya Kongo bita instructor mu rwego kugira ngo ibahe izina ariko baje nk'abacanshuro ariko niba abasirikare b'igihugu baragiye mu kiruhuko bo hari ashobora kujya mu kiruhuko mu mwaka ari mu kiruhuko ni inkeragutabara not inkeragutabara bari active mu gisirikare cya Romania baraje ari abasirikare no kwa kuntu bati tugiye muri vacances none bo muri ya vacances abanyaromania uko ngo bahembwa amafaranga make cyane bo bahitamo kujya gukora ibiraka no hino niko bantu baje babizi ko banavuga ko umwitwa Petro yari colonel wari ubayoboye
buriya M23 yamucishijeho kera cyane. Hari nabo twabonye barasiwe Sake barana n'abanyuma. Petro we yagiye mu ba mbere muri za ntambara za ko twanye na passport yabo za Kicanga na Bwiza yego bariya nabeje nuse nabandi wabonye yarasiye ejo bundi umuntu uza muri kino kibaya cya Kibumba. So tugiye kurera uburyo ngo barimo bubaka ikigo cy'ubutasi, ubwo ni nka ka station nabaze mbaza muri hariya w'umukomanda ambwira ati reka ati ni ikigo nyine abantu barabikora kubera kudutera ubwoba, ni nk'ikigo cy'iterabwoba, ni nk'akantu ko kugira ngo bakange adversaire aribo M23 kugira ngo byandikwe ko bakoze ikigo kidasanzwe. Ngo barimo barashaka kucyubaka ikigo cy'ubutasi, ibabaza ikintu cy'ubutasi urumva ni nk'ahantu bashaka gukontrolinga amadrone yabo, gukontrolinga ntuza amakamera yabo abareba hirya no hino, kureba indege, kureba imbunda zabo zishobora kurasa, urumva ni nka station. Iyo turabireba tuze kurasa bivuze iki, ariko turaza no kureba ku mutekano mu mujyi wa Goma no muri Nyiragongo aho abaturage bakomeje kubigenderamo. Nimugoroba twari twumva ibintu biri guturagurika byinshi, ariko uyu mujyi wa Goma ufite ibibazo birarenze noneho. Yes, cyangwa tugende inkuru ku yindi. Nibyo byiza kuko harimo n'inkuru yuko M23 ku munsi w'ejo yasenye imbunda ya BM. Hari na Rwanda yasenye BM inakubita, kandi ejo bundi nabwo yakubise imbunda 5 za mitrailleuses yazikubita icyarimwe, nta mikino iri kugira, irimo irakubita. Turebe intambara zikomeje yicecekeye ngo ni ntuza ngo ni ceasefire. Twagiye Olivier turebe ku mutekano mu mujyi wa Goma kandi duhera nimugoroba nabonye ngo bakajije ngo bari gusaka imodoka hariya ngo abasirikare benshi mu modoka ziri gusirikira ngo nuko kugira ngo bagabanye umuvoma z'abantu bitwaje intwaro. Ese se niba muri kuri kaburimbo muri gusaka imodoka zose n'abantu barimo basaka dore nk'abangaba nabo bafashe abona bambaye ubusa, bano n'urubyiruko bagiye abo n'abatari bafite carte d'arorema ngo bapfa gutera abo bakeka gutyo gusa bakahita bajyana. Nabo ukibaza ngo umuntu ufite imbunda umuzarendo wenda bibere ko babahiga cyangwa babajura bose bazaza kuri kaburimbo cyangwa se bazabitwara mu modoka ko musaka modoka karitse zimeze nka bidonville hano cyane muri Nyiragongo. Yego bidonville ubwo ni za karitse z'ubucucike zirimo akajagari hano mu mbaho, aho niho habi rero kuko imbaho uranazihera hano mu birere, ariko no muri za Virunga hose nabonye muri Kongo hose ibintu by'imbaho birakora, zarashize ku muhanda mu makaritse niho zikiri. Ku muhanda mukora ko umujyi wagiye waguka ku muhanda hagiye hagira agaciro barahamaze bahagurisha. Ko ushatse nka parcelle ku muhanda ushobora gusanga bari buguce mu Manyarwanda nka $1,80,000 inzu yo ku muhanda, kandi wari inzu uzasenya uko wakamo. Ubwo rero ni ibyo ngibyo twavuga guturagurika kw'amasasu kwa nimugoroba. Abantu bamwe batangiye kwikanga, surtout abatuye mu tugari duhana imbibi na kare gace byaturikiraga, ubwo ndavuga utugari twabuhaza mu murenge wa Rubavu ndetse n'akagari ka Byahi aho ni mu murenge wa Rubavu, niho abantu bari bumva biri guturagurika ku bwinshi, ariko ntabwo byabakanga none ko basanzwe babimenyereye. Ariko birashya bifite aho bishyira. Umutekano muke ugenda uba muri Goma bimaze kugera ku rwego Cirimo amaje gusa n'uwatakaje uri kugenda atakaza controle yo kuyobora kuko yasigaranye umujyi uri kuyobora, ko Cirimo ntabwo ngo yobora province ya Nord Kivu, ahenshi ntabwo yemerewe gukandagirayo. Ni hano mu mujyi naho hari kwa control byaranze, ko gukontrola ingabo zihari ni nyinshi, ingabo nyinshi cyane, ni nyinshi. Kandi ubwo urebe igisetsa Kirimwami ubwo ari muri uyu mujyi cyangwa se n'abamufasha bose bari muri uyu mujyi mu gihe M23 ikomeje kubototera, iregera uyu mujyi mu buryo budasanzwe. M23 ari kugenda gutya yicuma bukewe, nuvuga ngo iri isunika buke kandi muri sizifaya. Harya ejo mbona nabwo bayigabye ibitero ni Kirumba, irabirukana ibageza hirya yongera igarura kandi gace irakigarurira. Ariko noneho bitandukanye hano muri za Nyiragongo ndetse na za Mubambiro, Sake ndetse no mu gice cya Minova siko M23 bimeze. Olivier yimeye agenda yagwe pa
buhoro Ntabwo iri kwirukanka. ntabwo iri kwirukanka Iri kubajyana gahoro ariko gahoro. Olivier ubu ngo birakaze ni ukuvuga ngo M23 bavuga ngo FARDC ifite amabombe M23 ngo ifite amabombe ku buryo umuntu wese bombe zayo n'abaturage nk'ubu ngo Minova ubu tuvugana muri iki gitondo n'ubu ngubu abaturage babe bari guhungira ntuza hara hirya bahita urenze Minova ntuza muri santere ya ni Karungu ni Kiye santere ikurikira Minova ni Karungu niyo ndakeka ni Karungu Karungu reka nze turebe sibyo se Minova ntago bari bagera kuri santere ya Minova ntago imeze ya santere ibamo barundi n'aba wazarendo abaturage kubera bombe ziri kugwa mu ntuza Karungu yego ni Karungu ni muri Karehe muri teritwari ya Karehe ubundi hose niko ni teritwari ya Karehe aha rero ngo abaturage bo muri Minova niho bari guhungira noneho ibintu nakubwiraga ko iri kugenda isunika aravuga ko ngo bombe zayo n'umuriro n'uvuga ngo abantu ba wazarendo na FDLR bahuye naga ariko utekereza zizi bombe zasenye ikigo cyabo cya Shove izi bombe nizo zagwemo mu komando wagaragaraga witwa wo muri Lieutenant Colonel witwa ngo Parapara izi bombe kubera uburyo zimeze ngiye nibaje bombe mu turi guterana izi n'umuriro urumva so rero ibyo uvuga by'umutekano muri Nyiragongo muri Karisimbi ibintu bimeze nabi Olivier ntago abaturage baturiye mbona nijoro imirambo muri komine Karisimbi ni hasa mu mujyi se hose rero bimeze nabi cyane abaturage tusoreba uyu n'uyu mugabo yishwe yico muri Goma ahantu bita Katoye ibi rero ngo ni mu mujyi so rero FDLR ubu noneho ikihindi cyari ahubwo inkuru ihari Olivier tukiri aho ngaho mu byongo waruzi ko wazarendo FDLR katurebe abantu bo muri bishyize hamwe nuvuga ngo FDLR hano mu mujyi wagumigiye guhindura ntuza izina iyo wazarendo ibyitwa amoko y'abahutu abanande n'abanyeshuri bakoze ubwiyunge yego ubwo bwiyunge rero ikintu mugamije ni iki wowe umisha ubwiyunge bw'iki nuwo kwishyira hamwe bose nuwo guhisha FDLR nuvuga ngo ni nyuma yuko nyine FDLR na M23 ubwo batwikaga muri teritwari ya Nyiragongo ubu none ngo bemereye kuba mu giturage nk'abasivili bakajya bitabira gusa imirwano gusa bya bindi bava ngo ariko urumva ko leta yako bivangwa gahenge nko gutoragura FDLR wapi nako kudeployinga FDLR igomba kuba kujya muri FARDC kujya muri wazarendo bazayikura he bizanka bya bindi bigeze gukora kera uri ukaba FDLR bigeze kujya muri za Kisangane bakiye bakavuga ngo bashyize intwaro hasi yenda byibuka bashyira intwaro hasi none se barashize bana iki gihe hari n'aba sample boherejwe na so rero ngo bacyura ku mbaraga bemerewe gutura nyine mu baturage ibi kandi bikaba nyuma yuko nyine ngo imirwano ariko impamvu M23 pusa inzu ikigeraho inzu ebyiri yishwe inzu ebyiri aho bazagana hose bazaba identifiye bazabamenya ni ukuvuga ngo ibyo ari gukora byose uzagumamo hano muri Goma cyetse nasohoka agenda ariko nibahungirira mu Rwanda aho bazahungira hose bafashwe na FARDC bazagaragara bazamenyekana so rero ngo habaye amasezerano hagati ya wazarendo amasezerano hagati ya nize wazarendo zirimo iz'abahutu zirimo iz'abanande n'abahunde bose bashyize hamwe ziko baramaze iminsi bararwana ubu ntimumvikana nk'abahunde ntimumvikana na wazarendo zo mu bwoko bw'abahutu abandani nabo nuko basa nkaho nabo ntibumvikana so rero ngo bashyize amasezerano yo gushyira hamwe mu rwego kugira gute bakorera hamwe so aha rero ngo bakaba bagize gute FDLR ariko zitazongera kugaragara nka FDLR ni mu gihe kandi Olivier nk'uko ubizi Etat Major FDLR yose iri muri iki gice cya Mubambiro ubwo se yaje kurwana none irajya he erega ariko zubundi nkabaza Olivier wibaza ko iyi Etat Major ya FDLR nitaza muri Nord Kivu izajya he
bagombaga gutsindwa baganwa na Rubero. Yes, Rubero ni wabo barajya mu bandandi aba bandandi babashaka. Nta bundi bwoko bukeneye bari gutsindwa bamanuka Sud Kivu wenda. Yes. Hey. Ubundi ngo ibya bihari nuko kuza muri iki gice cya Goma ngo bararebye bavuga ati nitujya muri tujya muri Rubero nta buhungiro tuzabona. Nitujya za Kisangani na za Walikale nta buhungiro tuzabona. Basanga no kugira ngo bakoreza cooperating neza uri bakora ama operation yabo ari uko kuko urabizi ko n'ubundi FDL hari kugira ngo itere u Rwanda. Ihari kugira ngo ibuze umutekano w'u Rwanda. Ari uburyo kugira ngo bo begere umupaka w'u Rwanda bakore ama operation yabo bari hariya. Hanyuma nibatsindwa muri Goma ntubizi se bazisanga iwabo bazaza ku neza zaza barwana bazaza ku nabi kuko n'abari mu bambiro barakubwira ko uyu General Omega ari hariya muri mu bambiro. Omega ari muri mu bambiro yari mu bambiro nk'umu instructor w'umwarimu. So nuvanga bamubona bose bashobora harimo n'abatamuzi nk'abasirikare muri FARDC batamuzi ariko hari nk'umuntu uri gutanga iki amasomo sibyo. Nuvuga ngo gutsindwa kwa M23 nukuza mu Rwanda barwana cyane. Hanyuma ubwo nabwo nibazaho ko bazaza nk'impunzi bazaza barwana cyangwa nibikomera mu gihugu nabo baziyahura muri Gisenyi. Je mbona mu migambi yabiharizwi nuko ngo umunsi M23 tuzataka umujyi wa Goma nabo bazataka u Rwanda intambara bazayizana mu Rwanda. Nase ikibazo ni kwibaza kwinjira bazaca kuri immigration bazaza Rwanda birukana ingabo z'u Rwanda byo none se urumva abantu bazaba bari bafite baje mu Rwanda cyangwa batatse u Rwanda kubera isasu bazaje kuri immigration cyangwa bazaza bashoreye n'isasu bo bazaza ubwabo bizanye cyangwa se bazana ubundi ibintu kandi uranabizi naho bavuga ko bunani bazaburira i Kigali wenda nimba ari n'ubuhanuzi bazaza batsinzwe nk'impunzi babajonjora mu banyabyaha gutyo hariya kuri koleje. So rero ngo icyo nicyo bayibishyize hamwe icyo cyo urumva kiragera hari hanyuma ngo kandi ngo bemeje ko nta FDL ko nta zina FDL igomba kongera kuvugwa muri karere ubwo mu karere ka Nyiragongo ubwo ni za Rusayo za Mubambiro nyine bose bagomba kwitwa Wazalendo. Kwitwa Wazalendo byo nase bizava no ko abantu bazwi. Ibyo ni yindi challenge nyine ihari. N'ubu haruze yobe ko Omega ari FDL hari yobe ko Mego asanga rijejwe riko hotel hano ku kibuga cy'indege igomba kumugenda Kinshasa kamugeza muri Sud Kivu. Ariko hari igihe kizajya ntibabashe kuba bazihagurutsa. None se ntihafatwa mbere ku kibuga cy'indege. Sinzi uko bizagenda tu. Kibuga cy'indege gishobora kujya muri situation kidashobora guhaguruka y'indege. So urumva rero ni kimwe ikindi tukiranga nuko ngo amakuru twize gutanga tuba ko hari abazungu bamwe bita urusariko nabantu za naba Gembaza muri Romania n'abanyaromania ngo bamaze kugera iki nakuye ko ari 45 bagomba kuza muri DRC bashyase abanyamashya nyine abaho bazanywe n'ibintu by'ikoranabuhanga. Nakubwira ko twabwiraga abantu tubabwira ko bano bantu bazaza baje cyane baza baherekejwe baje kuri ntuza y'u Burundi baje gufasha Uburundi kurinda umujyi ntago ari ukurinda umujyi ikigo no kurinda muri rusange Sud Kivu na Nord Kivu ubwo ni Goma umujyi wa Goma. Abangaba urabizi ko nakubwiye ko bazaza baherekejwe n'umukoloneli de police Hakizimana Alex usanzwe ari directeur wa renseignement muri presidence noneho bakaza barifite n'abasirikare 50 b'abarundi n'abantu ngo 20 deja biravuga ko bamaze kugera he muri Bukavu nayo ngo mu gihugu cya Bukavu. Bakaba bari Bukavu bazazamuka cyo bazaguma hepfo. Urumva rero niko bimeze. Hanyuma Olivier ikindi tukiri aho ngaho twari nyine ku mutekano mu mujyi wa Goma uko bifasha tugenda dushyiramo n'ibindi byindi tuvuga ku masezerano yabaye hagati
yaba Wazalendo na FDL, bavuga ko nta yindi zina FDL rizongera kujya rizongera kuba muri uriya mujyi cyangwa se kuri ntuzi. Hanyuma turebe Olivier, ikindi nuko ku munsi w'ejo M23 yatanze inzira, ubu tuvuga n'amakuru yandi kandi by'imirwano gusa. Hari imodoka zijyanye n'ibyo kurya mbisi zijyanye zishyira impunzi, ubwo M23 yatanze umwanya imodoka zijyanye ibyo kurya by'impunzi zari ziri Bweramana ziratambuka mu gace ka Sake na mu gitondo hoze numva ayo makuru yuko ni PAM na HCR. Ni PAM na HCR nyine bari bagiye byo kurya ku mpunzi, nuvuga ngo M23 irafungura bagatambuka. Ikindi cyari nuko ngo mu misozi ya Buzi Burenga ejo habera imirwano ikaze cyane. M23 bya bisasu nakubwiye irabihatera. Ikindi nuko kino gitero cya M23 cyakigamije kwirukana FARDC ngo yari yamaze kubaka ibirindiro ahitwa Kitembo. Kitembo rero habera isibaniro. Ni hehe? Aho se ni hafi ni muri hafi, hose ni hafi n'umujyi wa Goma. Hano muri Kitembo M23 ntatwitse imbunda ikomeye, niyo nabwo ko twavuze tuvuga ko turibwira abantu yatwitse imbunda ya BM. Baritwika? Yego, BM. Ariko BM iyo biroroshye kwa kwideplasa biragoye. Ni nk'inzu. Ni imodoka nyine yayo ibiza mu modoka. Kandi kuri iyi mbunda urumva ni imbunda ntishobora kureka kugwaho abantu, yaguye abantu bagera muri 5. Iki rero ngo cyahise gituma abatipe bahita bagira gute, bano ngo bari bambutse Nzuru, basenye nyine bambutse Nzuru. Nzuru ni hano hafi muri za Mugunga. Urumva ngo dusozi tugiye turimo tujya gutya dukora ama operation ira gute isenya bino bikoresho byabo. Amakuru afite rero nuko iki nanone ku munsi ejo bundi M23 ngo yasenye imbunda zigera muri 5 za mitrailleuses. Ubwo ni machine gun. Ubwo ni nko kuzikubitamo ikivombe zigashwanyagurira. Zari zibitsa ahantu se? Zari zibitsa ahantu, ziteretse ahantu. Ko bibaza bamuntu kwirwanisha abayirasa. Ntabwo machine gun ubwo na nyira yaba yagiye. So ikindi gihari nuko nyine cya kibona kubwiraga cyaba Abarusiya bagomba kubaka cyuperereza twakivugaho. Yego tukamenya se kizakigamije ikintu kongera iperereza mu rugamba, ahubwo se bazajya kucyubaka Goma itagiye. Ahubwo se icyo kizakigamije iki? Bo hari ibintu birimo Kongo iri gutwika amafaranga menshi muri ibi bintu, ariko uranayafite da ko gutwika amafaranga mu by'ikoranabuhanga, ariko FARDC ntago ikibaho. FARDC nta jambo ifite muri intambara bayimye ijambo, isa nkaho bayigize ntuza kadavurira aho ngaho, kandi aribo bakagombye kuba barwana wenda muri uru rugamba. FARDC niyo gisirikare kiri national cyagombye kuba kirwana. Ndikuvuga ngo Ropeye Emalade uko babivuga, ko wibaza uburyo harya bari abanyarumani bahabwa ngahe? Baba ko ngo hashobora kuba mu mayira agera mu 5 gutyo ku kwezi. Bahembwa menshi. Ayo yahemba aba special bangana gutega batega ka prime. Babahaye imodoka, babahaye ratio, hoteli nziza yo kuba murumva bayeho neza cyane. Nimero kuba muri hoteli iri hano hafi yitwa Binza. Binza ku muhanda ujya ku isoko rya Virunga, urenze Rond-Point Signalisi ruguru gatoya yaho bita kuri College Mwanga. Niho yagize, niho babaga. Imiruka babaga. So rero niho bari kucyubaka nyine mu Bambiro, stili handi hari ntuza hari mbo ni bazubaka nk'abafundi se nuko wakwibaza ngo Sadek yubatse mu kibaya gute. Tanzania ko yari mu yubaka ikigo siwe narakirangije, ndetse na za Bambiro se nibubatse indake muri kiriya gice. Erega bari muri fro, bari mu mirwano. Ahubwo ikintu gihari nuko urebe ugasanga M23 irimo irabasera, irimo irasunika buhoro kwa twabivuga, itera intambwe abandi babona ko ari ibintu bisanzwe, itera intambwe abandi babona ko ari ibintu bisanzwe. Use mu kwezi kwa 9 bazabageze he? Bazaba barageze mu mujyi wa Goma, kuko bategereje ibitero bimwe biza ari simusiga bombe nyinshi barayibuze mu Ventura Posa gasozi kakigira inyuma, akandi gace kabigize inyuma goro. Nabo ariko batinye gukora operation, FARDC atinye gukora operation yo kwataka cyane.
mu kibaya se ko batoje n'ukubera iki mu kibaya ubanaho gutuza ntago borohewe n'ahandi Olivier none se niba intambara ziri mu gice cya Rusayo ziri hejuru muri misozi ya Nyiragongo urumva we bakeneye kujya kwataka mu kibaya cyangwa mu vento nayo ibashotore bamanure ibageze wenda Kanyarucinya ibagejeje Kanyarucinya yaba yafashe umujyi wa Goma nuvuga ngo iramutse igeze kuko urumva yabisigaye mu gitambarare yabisigaye mu kibaya indege yabarasa indege ntago yaza bayihanura niba ureba neza oya by'abantu niba uzetse no kwenda nzashyiraho cya kiganiro cya pati ya kabiri cya Kayina byumvemo neza Kayina avuga ko bafata umujyi wa Goma bamanukiye babanje gufata Kanyamahoro kandi ubona ko Ventura Kanyamahoro kandi bayifashe he nimugoroba icyo gihe ubona ko Ventura Kanyamahoro ijya yikora operation ikabakubita ikongera ikigira hirya ikisubira muri Ruhumbu Ruhunda yego Ruhunda noneho ngo bagifata Kanyamahoro ku mugoroba baravuga bati iyi Kanyamahoro niburamuka bukeye indege ntago tuzikira icyo gihe kandi ngo ntuza FRDC yari ntuza FDLR yari hejuru za Nyiragongo hejuru muri za Nyamashwe na za Nyamurage na Kanyabuki iri kubarasa nayo baravuga ati ubwo bwije reka dukore iki dukore operation twinjiza mu mujyi wa Goma twinjije mu mujyi wa Goma tuwatake dufate ikibuga cy'indege dufate Grande Barriere na Petite Barriere twatake nguko FARDC yagiye gushiduka isanga abahungu bageze gute bayezeho bafata umujyi wa Goma ariko bigenze gute bwari uburyo kuvuga ngo ni mu gukora protection uvuga ngo kurenga Kanyamahoro bivuze ngo uradivansinga n'utadivansinga nawe urapfa urajya ku ikarayi mbonye urupapuro rw'umuhondo ariko narubonye rw'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagezeho abajyanama muri njyanama y'umujyi wa Kigali Fulgence Dusabimana Samuel Dusengiyumva usanzweho Madamu Flavia Gwiza Bwana Christian Mugenzi Kajeneri na Madamu Marie Grace Nishimwe akaba na Jack Ngarambi abo nibo bashyizwemo mu ntuza muri njyanama n'umujyi wa Kigali bagomba kwitoramo guverinoma meya w'umujyi wa Kigali uvuga ngo Solange none yavuyemo ariko ngubu nanone uruvuga ngo Big Sam aragaruka bien sûr urabyumva yego okay twari turimo tuvuga tuti ukuntu M23 iri kugenda yesera so ejo rero ikaba yarakoze agashya ubu turagera ku munsi wa none ejo yakoze agashya ikubita aba FARDC n'abazarendo bari Kitembo ibasenyeraho imbunda yabo ya BM rwose bari hasize ngo nuvango aba batipe amakuru namenye nuko ngo M23 aho yari iri nayo yarebaga imbunda neza nuvango urabona BM kwishyira ugasoze nkuko ifata ukayishyira hejuru kuri Rubavu tuvuge n'ukize kuri Rubavu umuntu ari ku musozi wa musozi arya no hakurya bitwa gute Nengo umuntu uri Nengo yabareba BM so rero niko byagenze baza kwishyira kwa gasozi M23 rero icyo yakoze niki urabizi ko idahusha yahise kubita imbunda ijya gute iragira Kitembo rero ngo ntihakurya Shasha na Bweramana nubwo muri axe ya Sidikivu yego axe Minova niko twavuga yego rero mboni yacu yari hariya nyine yavuze ko bayirashe kandi ngo indi bari bafite ebyiri barayihunganye nibo bibuka neza hano muri hano bari hari igihe mu turageze kumanuka ijya muri Karenga isa nkaho na za Minova isa nkaho igotera abarundi barimo bajya muri 400 bano barundi bazengurukanye imbunda ya Katyusha na BM babizengura igihe kinini cyane icyo gihe byava ko bari mu nzira y'umusara rwose umuntu yibaza ati amaherezo nayaye gusa byaje kuranya nyine abantu baje kubona inzira bikura nk'abasirikare hanyuma ngo bano nyine niho bambukiye banyuze Kituku niho bambukiye Kituku muri hano muri mujyi wa Goma yego niho banyuze kandi nanone nyine za mbona zo zatwikiye kuri rompu ya ntuza ya Sake za mitaraheze baziteye igisasu bateye igisasu nyine kiragenda cyazishwanyuze rega bafite amakuru so nuvuga ngo M23 hano igira iperereza utashidikanyaho hari Kituku ni hano ubundi bambukiraga Nzuro mbere ako ko Nzuro ubusa nkayo menasi ko yakomeye twara begeje Fari Papa agomba kuririmbira muri weekend yagomba kuririmbira muri Kituku
ubu se buhashobore Faripupa ni ukwiyahura uzi ko iriya Kituku inyuraho aba FARDC bavuye muri SID, Kituku inyuraho za FDLR, Kituku inyuraho za imisada yose bagira iva muri SID Kivu, ubu none abava Minova bahingukira Kituku, bivuga ngo mbere bahingukiraga Nzuroro iri menace na M23, so ntabwo bashobora kwigiraho rero ngo buriya ukuntu imeze we yagombaga kwaririmba ariko yaramenya yaratekereje mu mutwe hari ahantu ni danger cyangwa bakamuha amakuru kuko ni ahantu rwose hari danger, so danger. Abanye batanze n'ikirego abaturage barega warategurira konseri aho ni muri utwo dukoryo two mu nkengero z'umujyi wa Goma, ahubwo inzira ishobora kwambuka igeza Minova kugenda irangira gusa abasigaye hano ku mujyi se. So hanyuma turebe rero ikindi nuko ariko Olivier ikindi kintu cy'intangazo South Africa abasirikare bavuga yohereje muri SADC intoza ni uzi ko higanjemo abakobwa gusa babyibushye nanize ko ikibazanye abakobwa gusa ariko ntago nimba bataraje kurwana kugira ngo baje kujijisha n'atari kabisa isimwe nk'iby'imishyikirano se ntabwo ngo baje kurwana ntabwo waza wikoreyemo abakobwa bangana kuriya ni nk'abazungu nk'abazungu nako nta mirwano baje kurya amafaranga bakajya bajijisha tu ni ukwirira amafaranga kandi banywa n'urumogi rwinshi kwirwa binywera urumogi banirira gusa binywera byeri bazwa mu tubari hano ni ikibazo gikomeye cyane. Turebera muri Goma nanone ngo muri commune de Karisimbi bakomeje kwicwa abaturage buri joro ku buryo ngo muri Nyiragongo naho bimeze nabi kuko ahitwa Katoyi nyine Majengo na Rutunga FARDC ninjoro ariko ibiheruka na update twavugaho nuko muri habamaje gupfa abaturage nk'ijana mu gihe kingana iki mu kwezi kwa ohereye mu kwezi kwa karindwi ubwo ni ukwezi kumwe ukogera no kwa munana ariko tara hose nabapfu ntago abantu twabereka bihanganye ibyo ni ibintu mbese byabaye ntuza byabaye nk'ifunguro rya buri munsi abaturage bapfa buri munsi nako ngo kurasa umuntu agapfa ni nkuko ngo muzunguzayi nako umuntuza bacapuye umuntu telefone Nyabugogo mu dukaritse tutabona ibyo ni ibintu bisanzwe rwose so ni ibintu bisanzwe kandi abari aba FARDC nibo bakunze kwiba. Hanyuma ikindi nuko imirwano ikaze ngo yumvikanye mu misozi, ubwo ndavuga ahitwa Kashasha umanuka Renga nanone kandi uyu munsi niho byabaye. Ikindi nuko go byatangiye mu masaha n'imbere ya saa 9 z'ijoro yego biri no mu misozi kandi ya Minova yegereye Minova muri lokalite Rupfunda niho imirwano kubera. Ikindi nuko Masisi ahitwa Mokoto naho M23 yirukanyemo ikitwa FDLR na Wazalendo na FARDC yamaze kuhabakura. Uvuze ko muri iki cyumweru muri weekend hazaba ari inkuru y'udushya ibyumweru dushaka kubona weekend uyu munsi ni kwa gatatu bivuze ko bishobora kuzagera kwa gatandatu abantu bari shobora kubavuga izindi nkuru. Ikindi kandi uko kuri uyu munsi mu mujyi wa Goma hakomeje kuba umukwabo wo gufata abantu ngira ngo amafoto yakoretse Olivier barimo n'aba FARDC nabo birwa biba nabo bafatiwemo. Ikindi nuko imirwano ikaze nyine yumvikanye nano muri iki gitondo kugeza aya masaha n'ubu iracyarimo hafi neza ya Bweramana. Ingabo za M23 nyine ngo zaraye hari kabisa zayiraye baba nizo ubwo iyo mvuze ngo zaraye abantu mu bicyo mvuze zaraye baba se zahazindukiye mu rukerera urumva ko nizo ziri kuko twayivuze doni slow by slow so muri aka gahenge FARDC iri kurwana yita Wazalendo hanyuma na M23 ikarwana bucece yego kandi iri kutegereza bakaza ikabapusa hirya akabageza hirya gato. Hanga hari muri iki gice cya Bweramana hano hafi za Minova na Barundi bari kurwana na Barundi na FARDC na Wazalendo. FARDC kandi ngo yaririmo kwifashisha icyambu cya Kitugu mu buryo bwo gukora reinforcement muri Minova na yiri mirakora reinforcement muri Minova. Bivuze ngo rero icyo isaha n'isaha kwa kuva Minova
tombe kandi Minova nifatwa. Olivier mbwira Minova nifatwa analysis yawe uko ubyumva. Inzira irya sidiki izaho zifunze byonyine. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri hazaba axe izengurutse ikiyaga izaba ifunze. Ikindi gomiza yabaye cercle nyine ngo niho ngo izengurutse gutya izafunze baracyafite akayako kayira gashobora kumanuka bagahingukira Minova. ariko no Minova cyafite ubuhumekero. Yego ngo nta handi kizaba gisigaye. None nibafunga n'utwo tuntu twose tuzaba dusigaye bashobora no kuyimanikira ubwabo. Kuko Minova nuko niwe nabyumvisha rumuzari ndumwe avuga ati bana Minova ikikamatwa tutakuwa mu cercle batakuwa biko atashe ku Rwanda. So batakuwa cercle. Noneho ngo ikindi nuko imirwano ubungubu tuvugana turi mu kiganiro irakaze cyane n'ubundi style ni Rukovu ni mu nzira ya Masisi waciye bihambwe aho ingabo za M23 ngo zabyukiye mu ma operation akaze hatari Olivier. Ku buryo amasaha M23 gusatira umuhanda yuko basatanye mu muhanda wose. Uyu muhanda abantu ndi kuvuga barawumva, umuhanda wa Rukovu ni Masisi waciye bihambwe bahita babyumva. Niho turi gukora operation aho abasirikare bagera muri 20 bo ku ruhande rwa FARDC bamaze kwasiga ubuzima. Abandi birukanse bakwimishwaro ni muri Masisi. Hanyuma imirwano ngo twebwegereye Minova. Abaturage rero nkuko nigeze kubibabwira ba Minova bari gutinya nyine umuriro w'ibihombo bya M23 ubatangiye kuzamuka muri centre ya Karungu kugira ngo bahombe imirwano. Twabonye ko kenshi na kenshi gukora imiterere ya centre ya Minova hakunze guhamo amabombe. Ibi kandi bari kubikora nyine mu gihe FARDC ari gukora reinforcement zose izifata ikazigira gute ikazizana inyuze kitugu ikazijyana he mu mujyi wa Minova. Twareba i Rwanda ho gato ndacyari kujya twagenda nta kibazo. Yego okay ko mvuga hari ibiri kwirepeta. Tugiye Rwanda bari mu muhezo ndakeka ntago ndabona imyanzuro nimwe ariko nabyo twibazaga ejo ndi kumwe nawe hari azabugeshe ko iriya myanzuro babayiganiriyeho. Nabyo ni ibintu abantu bibajije nimba iriya myanzuro isoka babayiganiyeho ko ntabwo bibaza uburyo abantu bashobora kuganira imintuza imyanzuro itarimo M23 ngo abantu bazanabyibazeho. Ariko amakuru nifite nimugoroba nuko stili kuri kote ya guverinoma bafite position imwe. Ntabwo ushobora kwicara na M23 cyo ni kimwe. Icya kabiri M23 igomba kujya mu cyo bita cantonnement bakiyaka intwaro bakanegena igomba kujya ko aha kujya hanyuma bakajonjoramo abanyekongo bakabasubizwa mu buzima busanzwe ngo barimo abanyarwanda bagasubizwa mu Rwanda. Bivuze iki byo? Ibyo birakwereka ko ikibazo Kongo uwo munsi kuwundi komeza ikibazo. Kugikomeza mvuga nuko Kongo kuvuga ko muri M23 ifitemo forces z'abanyarwanda ndetse hari nabi bishinja. Ikindi bibuke neza ko hari n'abavuzwe ko bagomba kwambura ubwene gihugu, hari n'abagomba kwirukanwa mu gisirikare. Barirukanwe twarusomye urutonde hano se. So bivuze ko uwirukanwe ashobora no kugenda akisanga yanafunzwe. Icyo ni kimwe no ngo ikindi cyo yavuze abanyarwanda aba bose bamakenga bose betaba bazamo. Roma bivuze ngo bajya gutora wenda abatavuga ikinyarwanda akari bagenda basubizamo ariko none ntabwo byageraho ngaho. Ntabwo byageraho ngaho. Ntabwo mgiye mbona ko bishoboka ahubwo igihari leta ya Kongo hano ikomeza. Ntabwo nzongera no kuvuga ibintu byinshi kumishyikirana. Ikomeza ikibazo imishyikirano ihari n'imishyikirano ubona ko ni nagakingirizo. Ni ukujijisha kandi n'imishyikirano imeze nkaho iri ko tanga igihembo nitanga igisubizo kuri M23. Ahubwo abajya ko benshi kise kidashobora ko ari usenya igihugu. Uko mbona no muri za Katango birirwa bategereje ngo ko hari agakorwa abantumbi batangira tunga ari ingabo zirari ngo zibereke pari to. Ariko zibahe wundi karyo nibaza. Bivuga ko ziri muri Katanga ariko kibaza muri Katanga hano ziri FARDC ntago ziko zihari. Bo nimba se ni uko utigeze uba mu bice byo muri Kongo hari ushobora kuvana ukagira Musanze nta rugo urabona. Nta rugo urabona. Aho ngaho bagiye bagatura M23 bagiye kingana gite muri Kongo.
muri hano mu misozi muri Sabyinyo no muri Sarambwe babaye igihe kingana gite batuye mu bibera mu buzima busanzwe kandi bahaha icyo kurya bakaza mu gasantere bagahaha icyo kurya n'iki byose bizwi n'abaturage gusa ariko leta itapfa kujya kubataka. Kongo ni nini cyane, Kongo ni ukabona rero ko ikijyanye n'imishyikirano ari ikintu kimeze nk'igicupuri kiri aho ngaho kigendera, ni nka teatere zibereye aho ngaho zubekana uko abantu baganiriye hanyuma abantu ariko kuki iyo bari mu bintu by'ibiganiro by'imirwano ikara ahubwo ni nabwo mu bintu ifata ibice byinshi kandi ntibivugwe. iyo iki cya ceasefire twarakivumbuye, ceasefire nayo sinzi ceasefire nizo zifatirwamo ibice bikomeye kuko ariko bivuga ko ceasefire y'ubushize ari yafatiwemo na hariya za Mweso nahe hose ceasefire zimaje kuba zinga ariko cessez-le-feu zimaje kuba zinga, zimaze kuba nyinshi. hariya M23 nizinga yagiye decrete gashyiraho hariya EAC ubwayo yamaze umwaka urenga hafi umwaka. Oya ibyo ni wenda uba ceasefire zawe kuko nazo ceasefire iyo ni wavuga ko M23 yayibaye imitani no mu Rwanda yararwanaga ariko itarwana. Wongera ukireho noneho ya Amerika Tshisekedi ari mu matora yabaye kabiri, yaje kabiri, hazaho ceasefire ya yejo bundi nabwo yasabwe na Amerika ni ya gatatu, irangiye hahita hajyaho ya Amerika yarongerewe, irangiye hajyaho y'u Rwanda na Kongo. Nuvuga ngo izo motora zivuze nazivuze ni ceasefire inshuro nk'esheshatu zimaze kubaho, ariko izo nshuro esheshatu urebye igihe ceasefire yatangiriye n'ibice mu bitura rifite ushobora kwibaza ahubwo ceasefire ni imirwano nizo nziza buriya kuko ubundi reka ibintu twasanze ko mu biganiro twari tubona ko ari dosiye yoroheje niyo wazana umuntu w'umwana uri kwiga kuvuga yifatira umwanzuro ko ni ibintu bisaba yuko umwana uvuga ngo nibicaye baganiye ku kibazo gihari M23 ifite akabazo nibi bakahita babagira bikorwa imirwano igahagarara. Ahubwo ibyo byageze bivuga ngo ntabwo nzicara nawo nzarwara nawo nzagirane kandi uzi neza ko udashoboye nta kaderenzi iyo ngiyo. Kuvuga ko adashaka kuganira nabo ni umwanya wo kugira ngo abahe icyerekezo cyangwa se abahe umurongo cyo gukora. Ikindi kintu kugunya kuzana kuvuga ngo harimo abanyarwanda ngo ikindi none umve ikindi se Olivier kikaze muri ibyo ngibyo kantonoma. Ubundi urebye ibyo Kongo yifuza ni ugusenya burundu kozi ya M23 muri rusange mu magambo make no gusenya kozi yabo. Ikindi mu byo yifuzamo ngiye kusinjya nibaza muri iyi migambi ya Kongo ivuga M23 nyine gusa ariko ntivuga impunzi rwanira, ntivuga bari mu makambi hirya no hino. Abo ni abanyarwanda bari mu Rwanda ariko kuri kote ya Kongo niko ibavuga. Ibyo ni Kongo ibivuga ariko M23 Kongo niko ivuga ko leta M23 yarahinduye. Iyi ni byo yarwaniye kuri CNDP kuri M23 ubu ngubu baje bazanye ibindi byinshi ntuza ikaye de charge yabaye nini. Hari amasezerano bagiranye na leta ya Kongo. Bene mbese ntago hari ibijyabaye byinshi byo kunenga demokarasi n'amatora niyongereyeho. Amatora aheruka ko agomba gusubirwamo. Ngibyo no kuvuga ngo iby'impunzi byabaye byinshi, ibibazo Kongo ifite birenze iby'impunzi ziri mu Rwanda. Ni byinshi kandi doléance irimo ibintu byinshi cyane, kutagira guverinema, ubutegetsi bw'abaturage ni byinshi cyane rwose. So i Rwanda ni n'uri ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bajyayo nibo basubiyeyo bayihagarariye intumwa zindi z'ibihugu byombi. Turaza kumva ibyavuyemo wenda ku munsi tuzaga kuko n'uyu munsi imyanzuro yasohoka mu kanya, ariko njye simbona ko hari icyo bizahindura. Toujours iki cy'imishyikirano icyo mbona cyo nuko kiri kuba kandi mu gihe M23 ubwayo ize gute ikomeje urugamba rwayo, ndetse wavuga ko ikomeje urugamba rutanoroshye rukaze, urugamba yakoze kugeza ubwo rusenya FDLR mu ahantu hose yari nka hari Chove niba Chove cyangwa se Chove aho yerutse gusenya
bigatuma FDLR yose yari hariya kwira imishwaro. aho ntabwo ari uko hari hakomeye, icyari gikomeye ni muri Rucuru. Rucuru arakomeye, ariko ndavuga muri zino eneo zegera hano hari hakomeye, kubera ko nta wundi muntu ari wahabakuye. So kandi kuva isenye ino ntuza yabo, ikindi byatanze motif yo kuba ba FDLR bashobora guhungira mu baturage. Ikindi kintu cyaje iyi ceasefire cyangwa se imishyikirano iri kuba Rwanda iyo kuba ko bagomba gufata FDLR leta kwigashaka uburyo ireka gukorana nayo cyangwa se bakayica intege. So kuyica intege mba nabwo bamaze kuyinjiza none bayijyanye muri za wazana no muri FARDC mu buryo bweruye. hari imishyikirano iba, hari n'ibisanzwe meki tuzi pozisiyo zisanzwe zihari. Pozisiyo ya leta bavuga ko FDLR itabaho, bashaje ngo bagarutse ngo bari muri M23. Ubwo rero ntabwo umuntu ufite iyo pozisiyo uzamwe ngo najye kubazana oya, azavuga ko batashye ngo bagarutse bari muri M23 noneho ari ingabo z'u Rwanda ubu ngo ba FDLR. So tukaba tuvuga rero ko bishobora guhinduka isaha n'isaha. Olivier, bishobora guhinduka tugasanga urugamba rurimo ngo dushobora kubona amakuru atunguranye isaha yose, kandi hari nayo bishobora kuba ko dukuta dukora ikindi kiganiro cyane rwose. Bigaragara ko cyambona cyambere cyo nuko iyi weekend ishobora gushira hari ibindi bice byinshi M23 ifashe, yaba ibyegere hano mu mujyi wa Goma Zambia, kuko uyu munsi none M23 haniri na FARDC turi mu nzira dushobora kugera ku cyumweru. Inzira akadirishya kasoka mu mujyi wa Goma kavuyeho bigasigara umujyi wa Goma ufatanye n'akarere ka Rubavu utafite nta contact nimwe ihuza leta n'umujyi wa Goma. Kuko icyambere cyo M23 iramuka nk'ubu mu Rwanda iri kuba mu gice cya Bweramana yerekera Minova, bivuze ko M23 igiye yafata Minova, Goma iraba igize gute, igiye irabirangiye noneho irabikomeje gukubitwa. Nuvuga ngo ibice byose byagiye. Nabonye tunongereho ntabwo M23 byananiye kugaba ibitero ku mujyi wa Goma, ahubwo ibona ingamba zafashwe hagwamo abaturage benshi, kandi nabo bakomeje gukanira kubamo abaturage. Ikindi uyu mujyi ukomeje kwirundiramo abasirikare, bivuze ngo M23 mugira komeza kugenda iniga wa mugano uko abantu bazikuramo. None se nimara gufunga iriya hepfo na aeroport bakubita bombe nka zingahe bagasenya nk'indege hano ya gisirikare ku ntuza ku kigo cy'indege bakagikupa, hari ikintu kizaba gisigaye. Umujyi wa usigaye uri paralize. Abaturage barwane na leta, bazababwira abaturage mwirukane leta. Abaturage bayirukana ntago inzara bafite, ntago bababwiriza abaturage, bazabyibwiriza. Abasirikare bashonje n'iki byose nezo wazarendo bazajya kwambura abaturage nabo birwaneho. Hashe rero ngibyo rero ibikomeje kuba. Iki cyari ikiganiro kimeza cyo kuri uyu munsi. Nyamuneka tubabwira ngo mukore subscribe, comment na like, ariko niba wifuza gutera inkunga Bwiza TV umwanya no wawe, hari nimero ziri hasi. Abifuza gutera inkunga Bwiza TV umwanya wanyu biba binanditseho, mwabireba. Ni ku bushake ntawe tubihata, sibyo Olivier? Ni ku bushake, nimero zero hasi rwose. Sibye ko inkunga hari y'ubushobozi yakaka message, hari n'ibitekerezo, ari no kwamamaza kuri Bwiza TV. Ushobora kwamamaza wamamajeyo waba nabwo ugize gute uduteye inkunga. So reka tubashimire. Inge na Rimeka Kayiranga na Olivier Rwamukwaya. Ikiri ikiganiro ikimeza naho mukanya cyangwa se naho ku munsi w'ejo.